Hari ukuri abantu benshi birinda kumva mu rukundo kubera ko uko kuri kubabaza cyane, ariko nanone kugakiza. Buriya ibyiza ni ukwamanza mu bibi nyuma ugasoza iri byiza, kandi ikindi ngo umuti ubabaza cyangwa se umuti usharira ni nawo uvura, kubera ko kukumenya cyangwa se kukumva kurababaza cyane, ariko nanone kukumenya bishobora kugukiza umutima wawe wose. Icyiza ni uko wakumenya kugukiza umutima wawe nubwo wabanje kunyura mu bikomeye. Abantu benshi binjira mu rukundo bafite expectations nyinshi, ariko nyuma bakabona ibitandukanye n'ibyo bifuzaga cyangwa se n'ibyo bari biteze. Ibyo yawe cyane kubera ko akenshi ibyo abantu baba biteze sibyo babona, ariko byose n'Imana biremera. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuri ibintu birindwi mu rukundo abantu benshi batinya kwemera, kandi nyamara ibyo umuntu atinya kwemera ni nabyo aba ari ibye. Ibyiza ni uko wabyemera ukababazwa, ariko nyuma ukaza gukira. Niyo mpamvu rero usaba gukurikirana iyi video kugeza ku musozo, kubera ko harimo inama nyinshi, amatsiko ndetse n'udushya. Ikintu cya mbere, ntabwo umuntu wese ukunda azagumana nawe. Birababaza ariko ni ukuri. Ushobora gukunda umuntu cyane ariko relationship ntirambe cyane. Rimwe na rimwe abantu barahinduka, feeling zigahinduka ndetse n'ubuzima bugahinduka, kandi ibyo ni ibisanzwe mu buzima. Niyo mpamvu rero ugomba kwiyakira ukamenya yuko abantu bose mukundana bose abatariko Imana bakugeneye, ahubwo bamwe muri bo haba harimo abo muzarambana n'abazagenda, kandi abo ngabo bibaho cyane. No mu mashuri abantu barigana bazi ko bazakomezanya, ariko bakageraho bakaza gutandukana cyane rwose. Naho kabiri, urukundo rwonyine ntiruhagije. Uriya umuntu aguhaye urukundo rwonyine ni nk'uko umuntu yaguha amazi ariko akakwima ibiryo. Abantu benshi batekereza ko iyo bakundana biba bihagije, ariko ukuri ni uko urukundo rwonyine ntirwubaka relationship ikomeye cyane. Hakenewe respect, trust, communication ndetse na loyalty, kubera ko nta mutwe umwe wigira inama. Niyo mpamvu rero babiri baruta umwe. Naho gatatu, ni abantu mukundana ariko badakwiriye. Umuntu ashobora kugukunda cyane ariko ntaba akwiriye kubana nawe, kubera toxic behavior, kubeshya, kutubaha ndetse no kutitangira. Kubera ko buriya imyitwarire nigena niba muzabana cyangwa muzatandukana. Urukundo nyarwo rugomba kuba rufite amahoro, kubera ko amahoro ni ingenzi mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Kuko n'inyamaswa ifite ya mahoro irigendera cyangwa se ishobora kugukubaganira. Naho kane, heartbreak ishobora kuguhindura. Kubabazwa mu rukundo bishobora kuguhindura umuntu mushya. Si ibibazo byose biza ari ibibazo, ahubwo hari ibiza bigamije kukwigisha. Bamwe bakigiramo lesson, abandi bagatekereza trust, ariko rimwe na rimwe pain irakwigisha ibintu byinshi cyane. Iratwigisha nubwo tutabikurikiza. Happiness nayo iratwigisha nubwo tutabikurikiza, ariko icyiza twabikurikiza tukagomba kwibiraho mu buzima bwiza cyane. Naho gatanu, gukunda cyane bishobora kukubabaza. Si buri abantu bakundana cyane bibahira. Buriya hari urukundo nyarwo, hari n'urukundo rw'agahararo. Iyo ukunda cyane utitaye kuri wowe, ushobora kwisanga ubabaye cyane. Urukundo rwiza rugomba kuba ari balance. Uburinganire is very important in daily life. Naho gatandatu, ntabwo buri relationship yose iba forever. Abantu mwaza mu buzima bwawe bangira ngo bakwigishe gusa cyangwa baguhindure. Buriya abantu bose basa mu buzima bwawe saba araho kugumana nawe. Hari Imana icyaba mu buzima bwawe ingira ngo bakwigishe. Buriya abantu bose muzajya mutandukana, ntukarakare. Buriya uraba ari umutego Imana yakugeneye cyangwa se abari nk'iso Imana yaguteguriye. Ntukarakare rero. Si buri bantu bose bazagumana nawe ubuziraherezo. Nk'uko wabonye rero, urukundo ni rwiza, ariko rufite ukuri gukomeye cyane abantu benshi birengagiza. Iyo umenye ukuri biguha line ugafata decision making nziza cyane, ukirinda heartbreak nyinshi cyane, ugakunda neza cyane ku rwego rushimishije. None se reka mbabaze, ni ukwiye kuri muri ibi bintu birindwi wumva kumeze neza mu buzima bwawe? Twandikira hasi muri comment ukuri kutavugwa, ukande subscribe niba ushaka urukundo rwiza ndetse n'ubuzima. Kandi nkubutsa yuko mu yindi video itaha harakurikiraho indi video nziza cyane kurusha iyi ngiyi.